impfu nyinshi cyane ndetse n'amazu yangiritse bikomeye cyane kugeza ubu nibyo biri kuvugwa mu Minembwe cyane. Ni nyuma y'igitero gikomeye cyane cya FARDC ndetse n'abarundi bagabye mu bice bituwe cyane n'abasivile mu Minembwe, byangije ibikorwa remezo bitari bike, ariko nanone byica n'abasivile batandukanye. Reka nkubwire ngo andi makuru nuko haheruka kuba inama igome ikomeye cyane, aho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye baturutse mu duce 18 tw'uyu mujyi wa Goma. Mu biganiro byibandaga ku mutekano ndetse no gukangurira abayobozi kugira isuku ndetse no kwifuriza no gusaba urubyiruko kujya mu gisirikare n'igipolisi cya FC M23. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere usanze kuri Mission mu Rwanda, kana kuri subscribe kane kuri like kugira ngo tubane nayo makuru yacu arambuye. Turi kuwa kabiri tariki 24 2024 mu ijoro ryakeye, uruhande rwa leta, coalition ya leta yagabye ibitero bikomeye cyane by'agahinda bya drone, aho yarashe ibibombe ndetse n'ibisasu bikomeye cyane mu bice bya Minembwe, byica abasivile batari bake, ariko byangiza n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Amazu mukomeje kubona ku mashusho yanyu agiye atandukanye yangiritse ku buryo bukomeye cyane, bishobora gutuma abasivile babura aho baba, ariko nanone na benshi bahasize ubuzima tutigeze tubereka mu mashuro mu rwego rw'umutekano, cyangwa se wenda kutangiza amategeko ajyanye n'amashusho agaragaza umurambo cyangwa se urupfu umuntu wapfuye, umuntu wahasize ubuzima, mu rwego rwo kwirinda rero guhungabanya cyangwa se iterabwoba ku bantu. Niyo mpamvu tutahabahaye ayo mashusho, ariko nibura ayo twabahaye murabona ko ari ibintu biteye agahinda cyane, biteye ubwoba, aho uruhande rwa leta, coalition ya leta ikomeje kugaba ibitero ku basivile b'inzirakarengane batagize icyo bakoze, bikomeje kwangiza abatari bakeya n'imitungo yabo. Umubwire ngo uruhande rwa FC M23 rwageze icyo rutangaza kugeza ubu. FC M23 yagize ati turashaka gukangurira abanyekongo kubibera mu Minembwe, aho ibintu byamaze gufata indi ntera iteye ubwoba nk'icyerekezo cy'isi. Ubwicanyi n'ikorwa ry'iyimurwa ku gahato ry'abavandimwe bacu b'abanyamurenge bikomeje nta guhagarara. Imiryango myinshi irimo kurimbuka burundu kubera kubaha agaciro ka muntu. Niyo mpamvu natwe tutigeze ngo dushyiraho aya mashusho ateye ubwoba cyane. Nyemerera mve kuri aya makuru y'agahinda nje kuri aya ngaya Igoma aheruka kubera inama ikomeye cyane yahuje bamwita guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru rero Musange Rasto, yagiranye ibiganiro n'ubundi n'abayobozi batandukanye. Rero hari ejo kuwa mbere, hari n'ubundi kuri 23 ku biganiro rero bagiranye na guverineri mu bayobozi baturutse mu duce dutandukanye, uduce tugera kuri 18 tw'umujyi wa Goma. Mu biganiro byaganiriye ku bibazo byinshi birimo cyane kongera imbaraga mu ngamba z'umutekano, kunoza hagati ubufatanye bw'inzego z'ibanze ndetse no gukangurira urubyiruko kujya mu gisirikare n'igipolisi cya Goma. Vice Guverineri nawe rero ushinzwe iterambere n'imari Shadrack Amani Bahati yaboneyeho gusaba abayobozi ku rwego rw'ibanze kugira uruhare mu isuku rusange, gusana imihanda ndetse no gukangurira abaturage gushyira amatara hanze y'inzu zabo. Reka nkubwire ngo nahangama nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere usanze kuri Mission mu Rwanda, kane kuri subscribe uduhe igitekerezo cyawe muri comment nawe utaha.